Hobe ikaze ndabasuhuje kandi ndabaramukije mbifurije kugubwa neza muri kino gitondo mwebwe mukunda bimwe muri bino biganiro tubagezeho ndetse na zino filime z'umusore w'umukire mwebwe mwazikunze mukebuka gukanda subscribe muri abagaciro cyane ikaze ese ubundi ko nari narabashishikarije yuko mugomba gukurikirana Marayika wanjye episode ya mbere ejo ukaba yaranyuze ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original. Ese iriya filime mwayibonye mute? Nimba mwarayibonye neza nimumbwire muri comment ati iriya filime ni muyikomeze nimutubwira yuko tuyikomeza mwayikunze koko turaza gukora n'izindi episode zikurikira iriya episode ya mbere. Ikaze rero mwebwe mwakunze bino biganiro namwe mukomeje gukurikirana ino filime yitwa Umwanzuro w'urukundo ndabasuhuje kandi ndabakomeje mwebwe mudakomeye mbabwira ati nimuze mwongere duhurire kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel maze twongere dusesengure ino filime yarayinyuze ku muyoboro mugari wa YouTube channel yitwa Marayika wanjye. Ikaze ushobora kwibaza ngo ubundi Marayika yanjye yatangiye gute se ubundi gamije iki? Ese ubundi episode ya mbere ko yatangiye kuri episode ya kabiri izaba imeze ite? Ese izagera ku iherezo ryari? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera muri kino kiganiro nabateguriye muri ino nkuru nabandikiye ubundi nkenyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Niyo mpamvu ndi hano ngo nsubize ibyifuzo byanyu ndetse n'ibibazo byanyu n'ibisubizo byanyu. Mwebwe mukunda ibiganiro nk'ibingibi mujye mwika kubisharinga maze mukande subscribe kugira ngo ubutaha inkuru nk'izi ngizi zitazajya zibacika. Ejo twagize gutya twandika filime yitwa Marayika wanjye turangije tuyinyuza ku muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Byanga bikunda mwarayibonye mu buryo bw'amashusho yaciye ku muyoboro mugari witwa MK Original TV. Ikaze mwebwe dukunda kubana kandi namwe tugiye kubana bwa mbere nizere yuko kino kiganiro tuza kukibanamo neza kugeza kirinze cyagera ku musozo. Mumbabarire inkuru yacu ya Marayika wanjye nabandikiye tuyihera hangaha. Byatangiye umuvandimwe witwa Cyusa ari mu muhanda bari kumwirukankana cyane. Ushobora kwibaza ngo nubundi ninde bamwirukankanaga? Abamwirukankanaga harimo Saidi ndetse na Demoni na wa muvandimwe w'umugome cyane wavuga yuko barabicanyi bari kumugambanira ubwo bashakaga kumushimuta cyagiye bashaka kumwambura kaye. Byatangiye umuvandimwe witwa Cyusa bari kumwirukankana cyane bamumereye nabi cyane bamuhangayikishije nibwo Cyusa yaje ubundi arangije ahura n'umuvandimwe witwa MK Original ariko yari yihinduye ukundi. MK Original we yari yambaye mask mu maso. Nagira ngo mbabwire yuko Cyusa yaje amugana arangije aramubwira ati ndifuza yuko wamisha ati wamishe ko benda kunyica. Ubwo Cyusa yari afite ubwoba bwinshi cyane ariko kuko abo basore bamwirukankanaga inyuma ye barabicanyi kandi bari bafite n'incoka iricyaye cyane. Byanga bikunda iyo Cyusa aza gufatwa bari kumukubita iyo ncoka bakamushimuta ubundi barangiza bakamushyira shani. Ese mwe bazari bumukorere ibiki ko yari bumukorere ibintu bidasanzwe cyane? Cyusa kimara gukata ikorosi nibwo yaje guhura n'umuvandimwe witwa MK Original arangiza aramubwira ati misha merewe nabi cyane. MK Original yahise amuhisha inyuma ye muri rugore ubundi arangije amutwikira umutaka. Mwibuka ruguru gatoya yuko umuvandimwe witwa MK Original yarahagaze ku muhanda yifitiye umutaka rwose usumbaze nimba imvura yari iri kugwa ariko byashakaga yuko kuza guhagarara aho ngaho. Nicyo kintu navuga ko cyaje kurokora umuvandimwe witwa Cyusa. MK Original yamuhishe n'ubundi nk'uburyo Cyusa yarabimusabye ariko MK Original yaje gukubitwa n'ibyo bisambo aho byaje birangije bigikata ikorosi babikubitanye n'umuvandimwe witwa MK Original. Biramubaza ati nta mukobwa unyuze ahangaha? MK Original yabanjije kubihorera. Barongera baramubaza ati nta mukobwa unyuze ahangaha? MK Original yahise ababwira ati umukobwa arahanyuze ati ariko yirukankaga cyane sinzi ibyamwirukankanaga yagiye. Ibyo bisambo byashakaga umuvandimwe witwa Cyusa nibyigeze bibihereza agaciro ahubwo byatangiye kwataka MK Original biramukubita cyane rwose biramukubita bimwe na bimwe mukubita incoka birangije biranamusezeranya ati nutatubwira hano umukobwa agiye ugomba gupfa kuko nta kundi kuntu bigomba kuza kugenda. Ariko MK Original nk'umugabo yaje guhama ku isezerano rye aza gutabara Cyusa kuko nigeze atangaza ahantu Cyusa aherereye namwe kandi yari yamuhishe hasi muri rugore twikiriye umutaka. MK Original yakubiswe aho Tega yaje kumubwira ati byanga bikunda
tugusanze hano ku muhanda ntitukuzi atariko sinibaza impamvu ukuntu waba uhagaze hano mu ikorosi umukobwa agakata ikorosi ako kanya akaba araducitse. Ubwo rero byanga bikunda ugomba kujya mu cyumbo cye cyangwa se ukabiryozwa. Nyuma yo kubiryozwa nibwo MK Original yakubise ariko aza guhama ku isezerano ritaratsimbarara yanga kuvuga ahantu agiye neza arabatsembera. Abo bana b'abahungu baje gucika intege barangije baragenda. Nyuma yo kugenda nibwo Cyusa yaje guhaguruka asanga MK Original kubera we yarangije gukubitwa cyane amerewe nabi cyane ari kuvirirana umubiri wose. Cyusa yaje kumubwira ati wanyemerera se tukajya kwa muganga. MK Original ntiyigeze amwigaragariza kandi MK Original yamubwiye yuko atari bujye kwa muganga. Cyusa ibintu birangije biramucanga cyane. Cyusa agira impuhwe nyinshi cyane. Nibwo byaje kurangira umuvandimwe witwa Cyusa aje gukubitana na wa muhungu witwa Mike inshuti ye umuvandimwe we wavuga ko bari gukundana muri iyo minsi. Yaje mu modoka ubundi arangije araparika ubundi arangije ahamagara umukobwa witwa Cyusa. Agifungura ikirahure yahamagaye Cyusa ati sheri waje tukagenda kuki uhagaze aho ngaho. Nibwo Cyusa yamubwiye ati ntabwo nasiga uno mwana w'umuhungu ati kuko aranabaye ati ahubwo ikintu nifuza ni kimwe gusa. Yaje kumubaza ati nige cyuri kwifuza se mukobwa wanjye kubiziye ko buri kimwe cyose umbwiye mbasha kukumva. Nibwo umuvandimwe witwa MK Original komeze guhamahunga akomeza gutsimbarara ariko shiri wa Cyusa we yaje kumuhamagara arangije aramubwira ati mubwire aze mu modoka tugende tumujyane kwa muganga. MK Original yanze kujya kwa muganga n'ubundi nk'ibisanzwe akomeza gutsimbarara ku isezerano ryiwe kwa muganga rwose neza yanga kujyayo. Nibwo babicanyi baje kujya kureba Shani barangije bamusanga ahantu yari yicaye barangije baramubwira ati Shani nagira ngo ngumenyeshe yuko umwana w'umukobwa yaducitse. Shani ibyo ngibyo nigeze abasha kubyumva ahubwo yongeye abasubirishamo ngo nimunsubiriremo ukuntu muvuze. Saidi yahise arasa ku ntego arangije aramubwira ati wa mukobwa yaducitse. Shani yamubwiye ati hari ibintu bitumvikana hari ibintu bidashoboka hari amakuru nakeneye kumva amatwi yanjye ati se bundi mumbwire yuko umwana w'umukobwa abasiga gute uko mungana gutya ibyihebe karahabutaka nagize gutya nkatoranya nkabishyira hariya nkabihereza amafaranga ngo bisanzanire umwana w'umukobwa mumbwire yuko umukobwa bacika gute ati ibyo ngibyo ntago bishoboka rwose ibyo ngibyo nibizigera bibaho n'umunsi n'umwe. Nibwo bya bisambo byaje kongera kugaruka kumuhiga. Nyuma yo kumuhiga biragenda byibaza ahantu byari bihagaze biravuga ati byanga bikunda sinibaza nanjye ukuntu umwana w'umukobwa yakasi ikorosi tumureba yarangiza akaducika. Ati Shani koko ibintu ari kuvuga nibyo rwose Shani ibintu avuga birumvikana. Ati ubundi umwana w'umukobwa ducika gute turi abantu barenze 1 2 3 4 5 noneho turi abana b'abahungu. Nibwo Demoni yaje kuvuga ati ibyanga bikunda uriya mwana w'umuhungu ashobora kuba yahishwe n'uriya muhungu twaciyeho. Ati siribaza ukuntu Cyusa ashobora kuba yaducitse. Demoni yaje gusubira inyuma aza kuzengereza wa mwana w'umuhungu witwa MK Original aramukubita cyane rwose amumerera nabi cyane aho kumwica byanga bikunda ashobora kuba yanamwishe. Arangije yaje kumwikorera n'ubundi uko bisanzwe. Nyuma yo kumwikorera arangije aza gusanga bya bisambara ahantu bihagaze barangije baravugana ati uyu ni wa mwana w'umuhungu nzanye byanga bikunda twari twaravuze ko twamwishe ariko twabwiye Shani ese ngende mwegereze Shani. Nibwo babicanye baje kumubwira ati se nujye kumwegereza Shani biranza kugenda gute numwegereza Shani twari twaravuze ko twamwishe biraza kugenda gute. Ati biraza kuza kudukoraho. Demoni n'umujinya mwinshi cyane yise amufata arangije amunaga muri rigore. Ese muri kwibaza nyuma yo kumunaga muri rigore biraza kugenda gute nibaza kugenda badatwaye Shani nibaza kugenda badatwaye umuvandimwe witwa MK Original ngo amushyikirize Shani. Induru ziraza kuvuga ese Shani we araza kubizera gute ese Shani we biraza kugenda gute ese Shani ko rero abatumye umuvura muvandimwe ese Shani murumva koko ibyo bintu ari bubyemere yuko umwana w'umukobwa yasize abantu 6. Reka tuza gutegereza Marayika wanjye episode ya 2 iraza kuza gukurikira. Tubashishikariza gukanda subscribe kuri no channel mugafungura inzogera. Mu rurimi rw'icyongereza ni subscribe, mu rurimi rw'igifaransa haba handitse s'abonner, mu rurimi rw'ikinyarwanda no gukanda subscribe.
nimweke gukanda subscribe mudushyigikire kugira ngo ino channel yacu ikomeze kuzamuka kandi tuzajye tubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi, kuko buri ko episode isohotse tuba tugomba kubandikira inkuru tukanyuza kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Mukomeze guhirwa kandi mukomeze kugira umunsi mwiza, mwebwe twakomeje kubana kuva kuri episode ya mbere kurinda tugeze kuri zino episode zirenga 110. Reka dukomeze kubana kandi tubifuriza kugubwa neza. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka.